ikinyoma cyahawe intebe muri ADPR kiricara. Izayi noneho arangije ajya kuvureri n'uburingiti n'amashuka 8 arangije arenzaho n'ingofero. Cyakoza mushumba we nabonye hari ibintu bitatu Imana yarambwiye ngo mushumba uyobora ADPR hano Imana yarambwiye ngo abe maso kubera ko inshuro nyinshi bamuha igikombe cy'uburozi kikameneka yenda kukirya. Ibyo nibyo niboneye gutya nabategura kubimuha nawe ubwampamagaye nabimusobanura live icyane tese. Satani yakanze abanyarwanda dusigaye no kwinyagambura bidagishobotse, ahubwo dusigaye dushaka kugendera mu bibi kuruta uko twagendera mu byiza. Nambwiye ngo harimo abadamu 3 babaroze, noneho bo bamaze abana b'abandi, bamaze abagore umugore ugerageje gucuruza akazamuka gakeya bahita bamukura mu nzira. Imana rambwa ngo dore bari abantu baririrwa bararirimba, baririrwa barasenga, bakibwira ko jewe ndi kumwe nabo, ariko umunsi wanjye nashizeho urubanza, inkota y'Uwiteka izabarya. Kandi ibyo bibi tukabikorera mu ki mu rusengero tubihishemwe tu. Cya gatatu, Imana irambwira ngo imwe abantu batura tugabane n'ibyanga bimeneke. Utangira wubaka inzu usiza wenyine, ikibazo ukagisiza uri wenyine, wijusha kuya ugakorera amabati barya neza, wowe ukarya irindazi rimwe cyangwa ikijumba kimwe, ukubaka inzu nziza, wamara kuyigeza neza washizemo amakaro, ati ziko inzu tuyifatanyije. Buri gihe cyose tuzajya dushima Imana bitewe n'imirimo yayo. Abanyarwanda, Abarundi, Abanyafurika muri rusange ndetse n'Abanyaburayi hirya no hino ku isi, nta muntu urageza kino gihe atarabona imirimo y'Imana. Imana dufite amateka menshi akomeye bitewe n'ahantu yadukuye. Niyo mpamvu rero tubasuhuje kandi dushimye Imana ikiturinze kubwo buntu bwayo, kandi izakomeza kubarinda nimba urwaye, nimba wihebye, nimba ufite ikindi kibazo. Uyu munsi turagusengera mu izina rya Yesu, kuko turi kumwe n'umuhanuzi, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Abantu benshi bamukurikiye kuri yicano, yagiye avuga ibintu Imana yamubwiye ndetse byagiye binasohora, bimwe byarasohoye byinshi cyane. Avuga ibintu bikomeye abantu badashaka kumva, ndetse bashobora kuba bifata nk'aho ari umusazi cyangwa se afite ikindi kibazo, ariko akenshi na kenshi aba ari byo. Rero reka tumwakire kuri micro z'Ihirwe TV. Prophet, uraho neza? Muraho. Amakuru yawe? Amakuru ni mbye. Umeze neza, urashima Imana? Fresh tu. Ya rero turakwakire kuri Hirwe TV. Imana ikomeze kukugirira neza. Nanjye ndabashimiye kunyakira ku Hirwe TV. Iminsi yari baye myinshi. Rero munyemerere tubanze dushima Imana, kuko nta kindi tukwiye kuvuga usibye gushima Imana. Reka dutangire Felicien ashima Imana kubwo ubuntu tugiriye kugira ngo twumve ijambo ry'Imana n'iki Imana yavuze mu buzima bwiwe, yashize mu buzima bwe ku bwacu. Data twese uri mu ijuru, ijambo ryahabwa icyubahiro, icyo ushaka gikorwa umunsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Kandi nk'aka ngaka turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere ya mubisha nawe. Tuguhamagariye kugira ngo ukomeze kubana natwe uyu munsi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023. Uyu ni umwaka navuga ngo w'ibibazo, ni umwaka navuga ngo w'ingorane, ni umwaka navuga ngo w'ibigeragezo, ni umwaka navuga utari mwiza ku Banyarwanda, ni umwaka navuga ngo utari mwiza ku Barundi, ni umwaka navuga utari mwiza ku Bakongomani, ni umwaka navuga ko utari mwiza ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Kongo. Mana, uko niko nsengeye abantu bari Rucuro, Bunagana, Masisi, Warikare. Uko niko nsengeye Abanyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uko niko nsengeye Abanyarwanda bari Burundi, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique, Australia, Ubufaransa, Ububiligi, Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Bose ndabasengeye mbashize mu biganza by'Uwiteka. Mbone no gusengera abantu barwaye bari mu bitaro izi saha, bari Faisal, CHK Kabutare, n'abari ku bitaro by'Imamba za Butaro. Bose ndabasengeye kugira ngo ukomeze ubagirire neza, kandi buri umuntu wese urwaye umugirire neza, umwambika imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubwiza bwa bukomeze bwigaragaze. Rero singutoteje amagambo nko guhata, ndagoye karibu n'ikaze icyo nirukanye ni dayimoni muhozi mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe kandi ukomeze kutugira neza muri iki kiganiro.
nsengeye na director uwo bita kamera, nsengeye Patrick nawe ubwe tugiye gukorana kino kiganiro. Ubwiza bwawe bukomeze bamurikire mu izina rya Yesu, amen. usenze nk'uri mu mavuta kwera, uyu munsi turakira. Hanyuma rero Felicien, tumaze iminsi dukurikirana ikiganiro ndetse tunaganira ku Ihirwe TV. Impamvu twongeye kugaruka tukaba twaje no mu butayu ahantu abantu basengera, cyane cyane nzi kukunze kuhaza no kubera ibintu waganiriye natwe ku Ihirwe TV, ndetse bimwe byarasohoye tubireba gutya, babikurikiranye barabibonye. Rero muri iyi minsi n'iki Imana yongeye gushyira ku mutima wawe, n'iki Imana iri kuvuga mu buzima bwawe? Hari irihe jwi Imana, hari izihe mpuguro, hari n'iki Imana iri kugutuma ku bantu bayo? Wenda usanzwe bazi ko ndi umusazi, ariko umusazi arasarakarwa ku ijambo. Abatanzi ndacyari Hatunga Imana Felicien, ndacyakomeje umurimo wo gusenga kandi sinteze nzawutatira. Imana izabana nanjye iburyo n'ibumoso kandi nzabana nayo akaramata. Ntabwo niyise umukiranutsi cyane, kuko Bibiliya avuga ngo wise umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma, ahubwo ndacyari muri bwa buntu bw'Uwiteka. Imana ni ikinshigikiye. Ngewe mbere na mbere njya nkunda kubwira abantu ngo mvuka mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo cyahoze ari komine Mugusa, uyu munsi ni akarere ka Gisagara. Urumva abantu benshi iyo tuvuze ngo abantu basenga bazwi ko ari abanyacyangugu cyane, ariko abantu b'i Rusizi ndabashuhuje, kuko gene naho nanjye nakiriye Yesu. Urebye niho ivugabutumwa narikomoye, narakijijwe njya gushaka ivugabutumwa ndarisengera, ngi Rusizi nsanga habaye amavuta. Yes, uyu munsi niyo mpamvu ubushize nagiye nasuye abantu b'i Rusizi ahantu mperuka, barambwira ngo turagukunda cyane, kandi sibo bonyine. Musanze irankunda, Butare iwacu barankunda, ariko uyu munsi ngiye kuvuga ibintu bigera muri bimeze bite? Baragukunda cyangwa Kigali abantu b'Ikigali Felicien ntabwo mbizi ko bankunda. Donc hari impamvu ebyiri zatuma batankunda. Impamvu nkunda kuvuga ibintu bikomeretsa, ndabizi neza. Abanyakigali babishaka, Abanyakigali bashaka kuvuga utitira uhanura imodoka, utitira uhanura indege, utitira uhanura visa, utitira uhanura urubyaro wenda bararubuze, n'utitira ugahanura akawunga sava. Ariko ni wibeshye ugatitira ukavuga ibyugarije igihugu, urahita umwanzi. Birangiye. Icyo nendaga kuvuga rero ni iki? Icyo nendaga kuvuga, uyu munsi turagaruka ku batinganyi. Ntaciye ku ruhande, ntagiye kubigoragoza, ngo nce mu gikari cyangwa nce Rusizi, ntungukira i Kigali. Ahubwo ndashaka ko tuvuga hehe? Tuvuga ku ivugabutumwa ryerekeye abakozi b'Imana, abatinganyi muri iki gihugu dufite. Ubushize nigeze navuga ngo ADPR niyo nsengeramwo, nsengera muri ADPR cyane ko naha nibatsinda ntuye, ni naho mbarizwa. Igihe hariya byahoze ari paruwasi ya Batsinda, ubu ngubu byabaye paruwasi ya Gasave. Abazemera muzaba batize mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera. Ariko ntabwo Yesu yigeze avuga ngo ni abazemera muzaba batizemo baciye ikiguzi. Ntabwo Imana yigeze Yesu nta hantu havuga, Bibiliya ivuga ngo nujya gusengera umuntu arwaye Nyabingi agakira agurisha inka kwishyure. None se izo mbaraga ukoresheje n'izawe itaziguhaye, uwo muntu yakizwa n'iki? Icyo ni kimwe. Ako ni agatsiko ka mbere. Agatsiko ka kabiri ni agatsiko kavuga ngo iravuze itavuze. Abo bejo bundi mu gitondo nzaba mbarebera hehe? Nzambarebera hasi bose bari mwakumbagaraga. Agatsiko ka gatatu nshaka nagarutseho uyu munsi ni agatsiko k'abatinganya. Nimvuga ubutinganye mutagira ngo ndababeshya, hari umumama bita Mama Presse, umwana we yafashwe ku ngufu w'umuhungu, yafashwe ku ngufu n'umugabo.
ubu ejo muri yari ari kwa muganga, ari umwana w'umuhungu wafashwe hehe ku ngufu. Icyo nshatse kuvuga ni igiki? Imana yarambwiye ngo muri ADEPR cyangwa no mu baporo cyangwa no mu yandi madini cyangwa n'ahandi hose harimo abantu bihishe inyuma ya Bibiliya kandi ari abatinganyi. Urumva ka gatsiko nakomeje kuvuga? Hari abantu bihishe inyuma ya Bibiliya kandi ari iki? Ari abatinganyi. Ubu ndakubwije ukuri, Perezida wa Repubulika aramutse avuze ngo turemeje umuntu wese abane n'uwashaka. Hari nk'abantu dutunze b'ibigoryi biraho ibipagani by'abakirisitu biraho, bahita bavuga ati yewe n'abanyagahungu keza hariya nikagenzi kanjye reka njye kukarambagiza. nawe ari umusore Cyane rwose. Ibyo nabivuga mbere ku bintu birejo n'indi kanyarira nimwe nsenga, njyamye mu buvumo, ngiye kubona mbona neretswe impande eshatu. Nagiye kubona mbona njyamye Kimironko hara muri gare. Ngiye kubona mbona abantu bo mu bwoko butatu. Nagiye kubona mbona abagabo bakuze, abasore n'abagore n'abakobwa. Si ubwoko butatu, abagore n'abakobwa n'abagabo bakuze n'abasore. Ngiye kubona mbaza Imana ati se wa Mana we icyo ushatse kunyereka hano Kimironko ni igiki? Imana igiye kunyereka irambwira ati do, urabona uhagaze uri muri gare Kimironko ugasa nk'usohoka aho imodoka zisohokera, utunguka ahantu bacururiza matera, ngira ngo matera ziba zirunze gutya. Nagiye kubona mbona abantu bose bari muri iyo kote yose bose bari gukora ubutinganyi. Ngiye kubona mbona abantu bari bicaye muri kote hirya bose bari gukora ubutinganyi. Umugore ku mugore, umukobwa ku mukobwa, umusore ku musore, umugabo ku mugabo. Kandi ubona bakuze b'imyaka 40, 50, babifiringa wayirazi. Ukabona bari shoreze. Ukibaza mbwira Imana nti ibintu uri kunyereka nibiki? Ako kanya Imana ibiranteruye, ngiye kubona mbona nisanze Nyabugogo. Manuka usa nk'ugi Gicumbi, hari ahantu hari igaraje utaragera ku gataje, ngiye kubona mbona ibyo nsize Kimironko naho ndabihasanga. Noneho nagiye kubona mbona hamanutse ikintu cyitwa inkota, iratsemba, ariko muri uko gutsemba ikagijonjora, igafata umwe ikamukura hano ikamutsinda hariya, kandi ikamutsinda ruhande y'urusengero, buri umuntu ikamutsinda ruhande y'urusengero. Umva ikintu cyantangaje rero, bamwe bagoye ku musigiti, abandi bagwa ku rusengero rwa ADEPR, yewe nabatsinda naribonye yibatsinda yacu hano. Abandi mbabona kuri Kiliziya Gatolika Kagugu, numva ndatunguwe. Mbajije Imana iramba no kuba n'abaporo nababonyeho n'abadive nababonyemwo. Imana irambwira ngo izi ngero zose amadini ubona muri uru Rwanda yose arimwe abatinganyi bihishemwo. Ari ikintu nahise ngarukaho rero ndakibaza, mbaza Imana ndayibana ntenese Imana kuri mumbwira ngo yibihishemwo, nkaba mbona aha niyo mpamvu abakobwa benshi batagishaka gushaka abagabo cyangwa n'abasore ntibashake gushaka abagore. Cyangwa Imana yambwira ngo hari abareka gushaka kubw'ubukene, hari n'abareka gushaka kubw'ubwo butinganyi bagize gute babamwe. Aha nahise ngaruka rero mu bantu nabonye, ntabwo ndi buvuga amazina yabo, ariko nabonye mw'abagabo babiri nzi bakomeye cyane muri ADEPR, baba mu makorari, bashobora kuba ari n'abadiyakoni. Abo narabiboneye inzi gutya. Imana yambwira ati dore uriya ni runaka, ngiye kumuvuga mu izina, nane bari gute banyica we bari gute bari nanara mu man. Satani yakanze abanyarwanda, dusigaye no kwinyagambura bidagishobotse, ahubwo dusigaye dushaka kugendera mu bibi kuruta uko twagendera mu byiza. Kandi ibyo bibi tukabikorera mu ki? Mu rusengero tubihishemwe
cya gatatu Imana irambwira ngo ku cyumweru muzaze munahansure nababwira iki niho nsengera yarambwiye ngo harimo abadamu batatu babarozi noneho bo bamaze abana b'abandi bamaze abagore umugore ugerageje gucuruza akazamuka gakeya bahita bamukura mu nzira Imana irambwira ngo dore bari abantu baririrwa bararirimba baririrwa barasenga bakibwira ko jewe ndi kumwe nabo ariko umunsi wanjye nashizeho urubanza inkota y'Uwiteka izabarya cyakoza mushumba we nabonye hari ibintu bitatu Imana yarambwiye ngo mushumba uyobora ADPR hano Imana yarambwiye ngo abe maso kubera ko inshuro nyinshi bamuha igikombe cy'uburozi kikameneka yenda kukirya ibyo nibyo niboneye gutya nabategura kubimuha nawe ubwampamagaye nabimusobanura live icyane tese se kubera iki utagenda ngo bakuremo barozi bati hanze mbega Patrick urashekeje we ariko kera aba-ADPR cyangwa se abanyamwuka cyangwa se abantu basenga mwari abantu basenga buzura umwuka ku buryo nta barozi babashaka kumara igihe mu itorero ubu ngubu byagenze bite kugira ngo abatinganyi babe mu itorero abarozi babe mu itorero mwabaye iki byagenze bite ikibazo ni iki ko kera bitabagaho ndagusubiriza muri aka karirimbo kavuga ngo singira ubwoba bw'abanyanga kuko bazaroha singira ubwoba bw'abanyirukankana nzabasiga bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze njye ntabwo mbyumvishije bazabasigaho uhagaze gute kandi bumva baroga mu gahomba baroga ntimushake baroga ntibigende bite ubundi reka ne kubica ku ruhande ADPR cyangwa se ADPR kera yakoreraga mu mwuka wera ADPR cyangwa n'andi madini asengera mu kuri no mu mwuka bakoreraga mu mwuka wera ibyabo byikakemurwa n'itorero uri kumva none uyu munsi bwo ikinyoma cyahawe intebe muri ADPR kiricara Izayi none arangije ajya kuvureri n'uburingiti n'amashuka 8 arangije arenzaho n'ingofero arangije ashyiraho aya kakantu bashyiramo bana kitwa ngo ikira urakaze wowe agace kakantu bavure babuma bana bariso niba ari barisorine simbizi bafata na breso bashiramwo niba ari da breso barangije barahwekerera bigira abatagatifu babagize abatagatifu niyo mpamvu uyu musa ADPR izahorana ikibazo cy'abarozi ihorana ikibazo cy'abatinganyi paka kugeza ubwo Uwiteka Imana azaza akaza gatsinshuraho byose bikarangira kandi mbahaye imyaka ingahe nubwo akangahe mbivuze uko tugoze ikiganiro iri jambo ndarivuga Imana irabura imyaka ingahe gigirize iyo abantu bankurikira harabura imyaka 2 yari 3 mwurashize hasigaye imyaka ingahe uzaburi mu Rwanda nitaza muzaze mu ntera amabuye cyenda bikubwiza ukuri uwahekwaga azigenza amatiku birirwamwo bafatana mu mashati bapfa amaturo muri se ko twayatuye noneho tubizi iby'amaturo harya ngo kurongorwa ni none aha gushaka ni none ahago byamugendekeye gute yongo we Paul man yongwe wikoze sibwo mbuzi ikinyarwanda uko nkuca ubundi wibyarikisha nk'urutoki muri Rwanda ushobora kuvuga ngo isaha ni amaturo ipantaro ni amaturo ishati ni amaturo kurongora ni amaturo ngira ngo abameze nk'injangwe itegereje imbeba bari baraho hafi hano dufite abanyamategeko mane bahita bazana iki ingingo ugahita wegukada muri uru Rwanda harimo abantu batura tugabane n'ibyanga bimeneke utangira wubaka inzu usize wenyine ikibazo ukagisiza uri wenyine wishyushya kuya ugakorera amabati barya neza wowe ukarya irindazi rimwe cyangwa ikijumba kimwe ukubaka inzu nziza wamara kuyigeza neza washyizemo amakaro ati ziko inzu tuyifatanyije nta muntu n'uyu n'umwe wahemukiye Imana bizarangirira gutyo gusa nubona
impfu zabo kandi zizaba zimwe, utazaryama ntabyuke muzangaye, impfu zabo zizaba ari zimwe kandi zigiye mu muryo umwe mu murongo umwe. Uko niko kuri kandi mabwira. none n'ubuhe butumwa waha abatinganyi cyane cyane bari bihishe mu by'Imana cyangwa se bari mu nsengero? Niki wabaha? Ni ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa nabaha rero, ikintu cya mbere nuko bahinduka bagakizwa, bagahinduka bagakizwa, bakava mu byaha, bagakora ibijyanye n'amategeko. None ko bavuga ngo niyo miterere yabo niko bameze, bahinduka bate? Byagenda bite? N'umuntu w'umutinganyi yakizwa akongera kuva mu butinganyi? Byakunda koko? Siyansi ivuga yuko ari uko bimeze nyine, ni uko yavutse. Ariko nta muntu utakizwa. Ubu se nta barozi bakizwa? Bitandukanye n'ubutinganyi. Ikintu cyose aho Yesu yageze ibintu byose birahinduka. Aho Yesu yaje haza amahoro, aho Yesu yaje ibintu byose biremera, aho Yesu yaje amahoro arahinda, aho Yesu yaje uburwayi burahunga. Nimba n'ubutinganyi ari uburwayi rero, nimba Yesu abasha gukiza kanseri, kuki ubutinganyi atabukiza? Bo nibizera Imana, bizere Yesu nk'ukuri nk'umwami n'umukiza, je nibabona koko batabikize bazabimbaza. Yes, uzabasengera cyane rwose. Kose genza abasengera bazampamagare tu barebe ko ntabasengera. Abatinganyi cyangwa se abantu baryamana n'abandi bahuje ibitsina, mwabyumvishije. Feliciano yatangaje ko afite amavuta cyangwa se afite impano yo gusengera abatinganyi bagakizwa, bakava mu butinganyi, ibintu bikagenda neza. Rero mumushake, niba gushaka uzabasengera. Genza abasengera, nukuri nzabasengera, nzabarambikaho ibiganza mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu. Nizere ko atari bya bindi ariko tumenyereye abantu bizeza abantu bitangaza, umwaka ugashira undi ukarangira ntibabibone. No, nimba ikintu cyose naba narigeze mvuga jewe ku giti cyanjye kwitangaza amakuru nta na kimwe kitasohoye, nta kibaho n'ikitarasohora kiri mu nzira kirimo kiraza. Kandi ndababwiza ukuri, guhinduka n'ubugingo bwabo, n'ubuzima bwabo, ni kamere yabo, kandi ibintu byose bigomba guhinduka, bakaba bashyashya, bakabatizwa bundi bushya. Buriya barabeshye pasiteri, babeshye pasiteri, n'ukuri baramubeshye. Bagomba guhinduka bagakizwa, ibintu bigahinduka, bakamamagara kuri nimero yanjye bwite nkabegera. Ese ubutinganyi bashobora kuburoga? Ibyo simpamya ko hari umuntu babiroga, nta mutekinoloji wa Satani agera kuri urwo rwego. Ubundi bituruka hehe? Ni imyuka mibi? Ni imyuka mibi, ntazi aho bajya kuyikura iyo ngiyo mu mahanga n'ahandi. Yes. Ya rero turimo turagana ku musozo, kandi mwakoze cyane kudukurikira. Rero Felicien, muri iyi minsi urabona abahanuzi cyangwa se bari gukora Imana mu mpano y'ubuhanuzi, naye amakosa bari gukora ubu ngubu? Amakosa namwe yonyine bari gukora, kutabwiza abantu kure, bagatinya kuvuga ngo ejo badafungwa. Ubundi areba ninyango ndakubwira ngo upfa kuba waravutse witwa umugabo, ariko none ntibikiri by'umugabo gusa, n'umugore arafungwa. Upfa kuba waravutse witwa umuntu mu Rwanda, nukora ikosa uzarifungirwa, ariko nukora ikosa rigamije kurengera abantu ukabifungirwa, n'Imana ubwayo izakurenganura. Ariko nubwiza abantu kuri ko bava mu kinyoma bagakizwa, icyo nta cyaha kirimo. Nubwiza abantu kuri ko bagomba imihindukire yabo igomba kubaho, nta kibazo gitwaye. Ndakeka nta n'uwagufunga aguziza ko wabwije umuntu ukuri. Nimba umuntu ari umusambanyi bimubwire, nimba umuntu ari umutinganyi wabyeretswe bimubwire, nimba umuntu ari umurozi bimubwire. Musange we nujya kubivugira mu rusengero byo bazagufunga. Ariko bundi mu mategeko cyangwa se leadership hari ikintu utashobora kumfungira. Nge nguye nkahura nawe Patrick, nge nabonye uri umurozi ushaka wakizwa, ntituri babiri uzakuraho umugabo wo kunshinja. Ariko umugabo ni Yesu wenyine, nazaza mu rukiko, nitugera mu rukiko tuzaburana, nkubaza umugabo, uzahamagara uwo mugabo Yesu uzazashinja. Nimba ari byo Yesu azaza bihamya, ahubwo azaza abihamiriza cyane. Ngewe biri tunagiye kuburana ntabwo wapfa kuntsinda. Unsinze ute? Turi babiri,
kereka turi batatu kuko wa gatatu sinabamwize ariko turi babiri nawe ni patiri uri umusambanyi uri umurozi. none se ubundi ko kera abakozi b'Imana cyangwa se batubanjirije bari abantu bashize amanga ndetse bakemera kujya mu ntambara no mu bibazo bitewe n'ivugabutumwa cyangwa se bitewe no gukiranuka. ubu ngubu byabagendekeye bite mwebwe niki cyababayeho noneho? Impamvu nayivuze haruguru, amatorero yose yagiye muri leta. Uyu munsi bundi Yozefu yagiriye inama ibwami birangira abaye umunyakigega. Kuva na kera leta yagishaga inama abakozi b'Imana, none twebwe leta isigaye tugira iki inama. Ntabwo rero urumva byabigishobotse. Ibintu byose byishwe na leta. Yes, ibintu by'iyobokamana ubundi leta ibifite ibintu igomba kugarukiraho. Twagira mu by'iyobokamana bikaba bifite liberty. None ibibazo dufite biraterwa, wumva ko leta yabivuyemo namwe mukigenga mugakora Imana nkuko bikwiriye? Yes, leta ibivuyemo ikavuga ati iby'Imana tubihe Imana, ibya Kayizari tubihe Kayizari. Yes, ndekeka kakakiza kakongera kakaba nka kakera ko muri 70 na kakaba gakiza kakera ko 98 99 mu 2000 kugarukira 2013 ubundi niho ivuga butumwa ryatangiye gupfira. Ikibazo ni kimwe rero, ikibazo ni kimwe nuko abo twita abahanuzi cyangwa se abandi bajya mu butayu bagasambanya abantu bakiba abantu no mu nsengero, nicyo kibazo bigatuma ari biza. Ariko none se muri leta ntabwo bakwiba biriyo bayibiri, ariko noneho baza kubera amakosa amwe mudacikaho. Burya rero hari ikintu utagimenye, nyine umuntu niyiba telefone bazamuhiga, ariko ubu umuntu yibye akantu gafatika ntabwo banamuhiga, bamuhize batese kandi yibye agafatika. Ubundi umuntu wiba agahigwa biterwa n'uwo ari we, hari n'uwakwiba ntahigwe. Ibyo wanabitsindaho cyane rwose. Habwo vuga ngo Satani yashize icyangiro ku bakozi b'Imana no ku bantu basenga. Icyo kintu tayari kandi kugira ngo tukikureho nuko amatorero agomba gushyira imbaraga kuri icyo kintu, akagitsinsura agasenga ashize imbaraga n'umutima bahuje umwe, bagasenga ntacyo barebyeho, ibyo byose bigahagarara. Nibyo kwera abakozi b'Imana cyangwa se abanyamadini bakakwiye kugira urukiko rwabo cyangwa se ubumwe bwabo, hanyuma amakosa yabo n'amakosa yabo bakayahanira bageze. Yananirana n'icyo ubuyobozi buberaho, yego sibyo. Umuntu yanyereje imitungo y'abaririmbyi runaka, imitungo y'itorero runaka, bo ubwabo nimba batabashe kumwihanganira, hanyuma akabona urevera ukuri urwo rusengero akandikira leta akavuga ati uyu muntu n'uyu mumukurikirane kuko yibye abakristo. Ibyo birumvikana, ariko akantu kose umuntu azabwira undi ati ndakwiyamye ubugiye muri leta kandi uri umwadeperi n'utongana n'umugore, ubugiye mu rukiko kandi uri umwadeperi. Mbere yuko ubundi hari n'ibintu genda najya ntemera deja gatanya. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umusezeranya akaramata, muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agize gute agarutse. None ubwo ko mugiye gukora divorce, ubwo Yesu araje se cyangwa n'urupfu ruje? Byarivanze wa mungana. None se urumva bitarivanze? Tubivangure rero. Yes, tukoma nimba uri umwadeperi, nimba uri umuporo, nimba uri umuki, nimba uri umudive, ibyawe ibya Kayizari bigomba kuba Kayizari, iby'Imana bikaba iby'Imana. Pasiteri ab'umucamanza abunge agira ukuntu ubundi ibintu byapfirenge ntabwo ndashaka. Ariko ikintu mbona ntabwo abantu baba bakwiye kujya mu nkiko ngo bajye kuburanishwa n'abanyamategeko. Umunyamategeko wa mbere ni pastor, kuko yahamagariwe kujya gute, yasizwe ayo mavuta yo guhuza umugore n'umugabo cyangwa imiryango isenga yagize gute itari kumvikana, bakatura abadiyakoni bakabicaza bakumva ibibazo byabo bakabicugoga bikarangira nk'abanyamuryango. None akantu kose kavutse ati turajya mu rukiko. Niyo mpamvu mubona divorce nyinshi. Niba mubyibuka neza, sinigeze navuga ndakeka ari na hano kuri iki kinyamakuru cyawe naravuze ngo uyu mwaka divorce zizaba nyinshi. Urabyibuka? Ndabyibuka. Uzajye mu rukiko urebe abantu bose yes bananiwe kwihangana, abandi bakigobyori none 15 batanu barindwi ati ubwo bukwe ntibuzananira. None uyu munsi nibo bari muki muri divorce, barimo baricuza kuko bashakanye n'abantu batari batanasenze Imana ngo ibayobore. Kandi aho Imana itari abayorwa bababesha, abayoba bababesha, abayoborwa b'ubwenge bababesha.
ariko aho Imana iri, Imana igira gute, aho abantu bari bahuje umutima umwe, bahuje inama imwe, Imana irabasanga bakaganira n'Imana ikabacira inzira. Yes. Tuboneyeho kubwira abantu rero bafite ibibazo mu ngo, nimba utumvikana n'umugabo cyangwa se umugabo wawe cyangwa se mutumvikana mu rugo, musenga Imana, hagira umwe yinginga Imana muri mwebwe, afata ibihe byo gusenga, agisha inama Imana izagira ukundi kuntu ibigenza. Ariko ubundi ndizera ko umugore n'umugabo umwe akwiye guhagurukira urugo mu bitunga umubiri, undi agahagurukira urugo mu bitunga ubugingo. Niko bisanzwe bigenda ubundi no mu buzima busanzwe. Wenda niko nakabitekereje yewe. Niyo mpamvu njya ngo umunsi nashatse umugore, Imana izampa umugore w'intama utavuga nabi. Umuntu wambwira nabi yaba nkomerekeje cyane. Ahubwo Imana nimpa umugore, izampa umugore, yewe nzajya gushaka ibitunga umubiri, nawe ajye gusenga ashaka ibitunga iki, ubugingo. Ndumva cyangwa nanjye bigende gutyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi Imana zibidukwiriye, uwo ushaka wamwiremera, ariko kuko utamwiremera twemera ubushake bwiwe cyane rwose. Nta yandi mahitamo. Nyamara nkubwira abantu banjye nkabagani, Imana niyo nkuru, niyo herezo y'ibintu byose. Hanyuma rero ndumva ikiganiro twaba tugiye kugisoza. Harya si ukuvuga nimero zanjye harera? Hasigaye nimero zawe nta kibazo. Ni 078 98 469 58. 078 98 469 58. Izi ni nimero zanjye ziba kuri WhatsApp. Wampamagara kuri telefone bisanzwe, waba uri muri Amerika, waba uri hehe, wampamagara tukaganira. Imana yakugirira neza. Uwiteka Imana akomeza barinde. Shalom shalom, ndabakunda cyane.